ikintu cyabuze ni imitoreze kubera ko yakinye systeme ya kane kabiri biriya bintu ntabwo bibaho ubundi twebwe nka APR tumenyere gukina 4-3-3 ariko urafata Watara umuhengeke ku 9 ufate Mamadusi umuzana imburagihe ntabwo biriya bintu wabikina bishoboke biduha amanota 3 turasaba rero nk'abakunzi ba APR James Kabarebe turasaba afande CDS Mubaraka Muganga batuzanira umutoza kuko nta mutoza dufite ibintu akina ntibigaragara nta bintu bizima akina abakinyi barahari nakuriya n'uburyo bitanze kwa badutsinze ibitego 2-1 ni ubwitange bw'abakinyi abakinyi bo barashoboye ariko nta mwarimu bafite rwose abakinyi barahari kuko yubanya uburyo adversaire kina wabonaga ko nyine hari tusha y'umutoza wabona ko bakina ibintu batojwe ariko uburyo APR bakina ubona ko bakina ariko buri mukinyi ubuhanga bwa buri mukinyi niko bakina mu cyumweru gitaha kwa kabiri ubona APR ari kizakora imbere ya Etincelle mu gikombe cy'amahoro biragoye keretse wenda hari abayobozi bacu yo bamanutse nka Fande CDS afande Alexis Kagame n'aba general yo bimanukiye bakitoreza ubona ko APR ikina rwose ubona ko ikina rero turasaba Fande CDS yimanukire bitabaye ibyo kuwa kabiri match y'ubutaha muri kira cyumweru Etincelle iradukubita pe mwamaze kwiyakira bose twiyakiye pe match yo kuwa kabiri ngewe umukunzi wa APR nubwo mbabaye Etincelle inkoze mu jisho kuwa kabiri ndi tayari kuyitsinda ujya abanyeshuri babahanga iyo bafite umwarimu w'umuhanga babahanga iyo nta mwarimu w'umuhanga bagira baba baswa kuvuga ngo baba baswa rero ntabwo wavuga ukuntu Kerema nije na Kerema yicara hanze Mugisha Gilbert akicara hanze Ruboneka abahanga gusa ariko nabagiyemo n'abahanga abagiyemo se abagiyemo nibo abandi batajya babanza no mu ikipe nta nicyo banabakora basanzwe banakora ntacyo Watara ntacyo akora Watara ninde uba muhongo umupira ngo atsinde kapiteni yari mu kibuga imipira ayisandaguza hose akayinyanyagiza Togi yakoze ibintu Togi yagerageje pe mu bakinyi bakinyi yagerageje ariko umva nta kibazo inkoni ndaziriye ebyiri za Bekeni ariko kuwa kabiri nzazisibanganya tuzasibanganya ikizere kirahari Etincelle kigiye ku bakinyi bose bari bicaye kuwa kabiri nta mpamvu yo kuregeza ashyire mu kibuga batereke mu kibuga abakinyi umupira dutere umupira surebe Etincelle turayihanagura no kwishyura ni 3 ku busa ni kuwa kabiri ni 3 ku busa ni datsinda Etincelle kwa kabiri banyitege ariko yuko yagutsinze 2 yabintsinze ndabyemera muri football bibaho sibyo bibaho ariko kwa kabiri ninge na Bekeni nzamukubita ikinyafu ngende umufana wa APR ndayikundira ku mutima ngende natutse igicumbi ndarere bavuna ngo ndataha ariko APR itsinde hano Etincelle hano ewa ni 3 ku busa nta gitego bazanyinjiza ese ubonye habuze iki kuryo watsinzwe 2 impamvu natsinzwe 2 sibyo yafashe abakinyi abicaza hanze sibyo reba bacabere afashe ba Watara ntacyo yakoze icyo dukeneye twe ni umutoza ubundi tugakubita ikipe bakabe bamanuke kabisa twe ura mutoza bamwirukana twe dukeneye umutoza muzima uradeje umusaruro agihari ikipe yabaga imeze neza igatsinda ibitego naribi ariko uyu munsi wapi ndababaye kabisa ndababaye Reyo uraboneje ihikura Reyo ntago yikura hano ntago yikura hano Rutsiro izaye kubita 4 ku busa 4 ku busa nge banyita Twizere Manweri nge ndabivuze ku mugaragaro ni 4 ku busa ntabwo wafata bataka 3 nibibaho bira bintu ntabwo bibaho ikigaragara sinzi ukuntu nabivuga sorry ufasha abataka 3 babanjijemo bose mbese umusaruro wava buri muntu abashaka gutsinda nugusatira ariko yagafashe reba Mamadusi yamuzaniye uri kumva match igiye kurangira afashe Watara aramuhengetse ura mwanya wose wakinaho
ibyo ntabwo bibaho. N'abakinnyi bacu bari gusubira ko kuwa kabiri tugomba kubikosora tubone itsinze kabisa. Nimbara izi ni intare zazibucya ntago ari aperi. Intare Ibintu mboneye Rubavu nibyo imbwa yaboneye ku mugezi. uti ni intare ntago ari APR. Aperi tuzi ntago ari iyi ngiyi. Ubonye habuze iki? Habuze umutoza fitness ndetse n'abakinnyi bo nta murari bari bafite pe. Abakinnyi bararemereye cyane. Nimba nta myitozo bakora ntabwo tubizi 100% pe, sibyo? Abakinnyi ibintu tubonye dukinye, umutoza yibuze gushyiramo Ramazani, sibyo? Ku munota wa nyuma Ramazani yagiyemo wenda akagerageza gukina. APR rwose ku munsi 100% nawe bibizeza. Nta no mu nimwe izaturuka i Kigali ijanga nayo pe, sibyo? Kuwa kabiri sibyo? Se mugiye kwifumbura kuri ekipe. Oya kamubwiye ntago ari byo kwifumbura. Ekipa igikina ibintu ukabona nawe ukabura ibyiri gukina pe. Nta mupira tubonye Etincelle yandushije guhera ku munota wa mbere kujya ku munota wa nyuma. Etincelle yandushije 100%. Ubonye noneho habuze iki ku buryo ushobora kwizera ko kuwa kabiri ikipe yatsinda. Abadefanseri banje bamaze kwigira abasitari bya mu kibuga no hanze y'kibuga bamaze kwigira abasitari. Abadefanseri bakeka babicaje nibabicaze nicyo nshaka nabo, sibyo? APR ifite abadefanseri benshi nibi bicaje kuko reba ibitego batsinze rwose. Etincelle bonne chance kubitsinze pe yaturushaga 100%. Yameritaga itsinzi. Yameritaga pe kuko wabonaga Etincelle yafite courage yo gutsinda, yafite courage yo kwataka, ifite abakinnyi batakaga cyane. Uzi Etincelle mbonye kuwa kabiri ndayicika, kuwa kabiri iransezerera da Ubone kubise mu cyo wirenze rugo. Ino match kuwa kabiri turi hano. Kuwa kabiri ekipe rero kuwa kabiri tuzanganya Kigali ni 3-0. Kuwa kabiri wowe uravuga ko muzanganya. Kuwa kabiri tuzanganya. Ako subonye APR yabuze. Yeso bure igikomeza gitwara. Igikomeza gitwara. Aramarindwi. Ariko ashaka kumenya. Nyine APR yabuze iki? Umutoza. Abakinnyi bo nta kibazo. Abakinnyi nta kibazo. Igikurikiyeho twebwe hano twabenga nk'abashimisha Etincelle itamanuka. Ntango twebwe sindagiza. Twandi ngo timanure twabonye amateka irabizi. Ahubwo rero nitoni nta gikombe izatwara yaba icya shampiyona n'icyamuru na kimwe ifite. Subonye ikipe yacu ari ku mwaka Akumutoza we ntabwo mwumva n'uburuko niyo mukara Claude yakicara hanze ngo nuzango agingo yakimwa kine twashobora kugira ngo amasatira yo mu manda rero mwana wangu ni bawudure nabonye ibyo gukisirize ni yabyarire kuri mwana sizi ibyo gukina. Ibi ngibi dufite ikibazo cyo muri defense, ntabwo wabura abakinnyi babiri kandi ugenderaho muri defense ngo ugire ikintu uramura. Kandi ikindi nanone nyine ni Bekeni twahuye ibyo uwo turamumenyereye turanamuzi nta birenze kandi defense ubona rero yakoze amakosa ariko atake se yo bize tubona no hagati sinzi ikibazo baruboneka bafite nabo ni ikibazo no hagati byanze twabuze defense no hagati gukora biranga, niyo mpamvu ibi byose byatubayeho. Wa kabiri Etincelle n'ubundi murongera mukine hari ikintu muzakora. Oya uyu munsi bikiri igitaga ni ukugira ngo abafana bayo batazayitera amabuye. Wowe ibindi uzabimbaze kuri 22 tuzongere duhure nzaba ndi hano. Ubu guhera uyu munsi sindi butahe ngiye kuguma ahangaha, n'ejo nzaba ndaha, n'ejo bundi wowe ibindi uzabimbaze kuri 22. Ubwo ugiye gutegura match y'igikombe cy'amahoro. Wowe ibindi ubyihorere biramuze yaje yijyana, ibindi wowe uzabimbaze kuri 22. Icyizere ku gikombe Njyewe ntegereje Gacanga nta yindi.